Nguhaye ikaze wowe udukurikiye hano kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, umuyoboro wa gakondo ducishaho ibiganiro bijyanye n'umuco wacu, ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'amateka y'u Rwanda. Ibyo rero bikabumbatira gakondo nyine y'Abanyarwanda, kandi burya ngo agahugu ukwako ndetse n'akandi ukwako ngakatagira umuco ko kagacika. Ibyo murabizi. Ngewe nitwa Ntirumara Intwari, nkunda amahoro nk'uko bisanzwe, nkaba mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka tugaruke ku mvugo ikunze gukoreshwa na benshi, ivuga ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Iyi mvugo waba uyizi? Wigeze uyumva ukibaza wenda amateka yayo n'impamvu yandi kisobanura naho ibyo byombi byaba bihuriye? Ndavuga nyine gukunda utagukunda ndetse n'imvura igwa mu ishyamba. Ese imvura igwa mu ishyamba itandukanye n'igwa ku gasozi, mu ntabire, mu masinde n'ahandi, cyangwa se n'igwa hejuru y'ibisenge by'amazu dutuyemo? Reka rero tubyumve. Umunyarwanda yaciye umugani ngo uhongerera inda y'umwanzi amarimonyi. Nyamara ngo ushaka umushaka we, cyangwa se ukirana n'ushaka, iyo migani yombi nkunda kuyumva abantu bayitiranya, ugasanga yazitiye umweko woroshye nuko ntibimugore. Hari n'abavuga ngo ukirana. Hari n'imvugo rero ivuga ngo uvomye yanga avoma ibirohwa. Iyo mvugo ikaba isobanura ko iyo umuntu akoze ikintu agihatirijwe mu by'ukuri atagishaka, cyangwa se kitamurimo, akagenda atseta ibirenge, n'ubundi ngo agikora nabi, maze umusaruro ukaba ntawo cyangwa se ukaba na mubi. Bikagereranywa rero nyine n'ibyo birohwa, ari byo bisobanura amazi mabi cyane atagira icyo amazwe. Mu migani myinshi rero y'Abanyarwanda ukunze kumvamo ko iyo usizeho imihati ngo ukunde umuntu, kugira ngo nawe akunde nyine agukunde maze mukundane, ukamuhonga byinshi rwose nk'ugura urukundo, ariko n'ubundi biza kurangira bibaye hahandi, bikanga ntagukunde, ugakama ikimasa. Ibyo rero bihagarariwe n'uyu mugani waciwe n'umwami Mazimpaka uvuga ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Iyi mvugo Mazimpaka yayivuze mu gisigo cye cyitwa Singikunda Ukundi. Icyo gisigo nyirizina amagambo yacyo hari aho avuga ko gukunda ikitagukunda ari nk'imvura igwa mu ishyamba. Nuko byakomotse rero kuri icyo gisigo hari nyine ku ngoma y'umwami Yuhi Mazimpaka wategetse u Rwanda ahagana mu mwaka w'1700. Muti rero byagenze bite? Reka tubivuge. Mu biganiro twakoze mbere kuri uyu muyoboro ushobora no gusanga mu byatambutse, nk'ikivuga kuri Bajeyi ba Sharangabo, ikivuga ku bijyanye n'umwami Cyilima Rujugira, wabona ko kimwe cy'ibyo aho umwami yakuye Busyete, wabona ko uyu mwami Yuhi Mazimpaka yari afite amateka akomeye mu Rwanda. Harimo nko kuba yari azwiho kugira uburanga bukomeye, gukunda abagore cyane akanabafuhira abagore yari afite, kugeza ubwo ngo yanabubakiye inzu barindirwagamo kugira ngo hatazagira undi mugabo umuca urwaho akabasambanya, n'ibindi byinshi. Gusa icyari gihebuje yari azwiho ni ibisazi yajyaga agira bya rimwe na rimwe bidahoraho, ari byo byitwa amakaburo, bikavuga nyine ibisazi by'umwami cyangwa se undi muntu ukomeye. Impamvu rero ngarutse kuri ayo mateka ni uko ari nayo yashingiyeho imizi nyirizina y'iyi mvugo ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Ibyo rero byagenze bite? Niki cyateye Yuhi Mazimpaka kuvuga iyo mvugo y'amaganya no gucura umuborogo bene ako kageni? Aya magambo yavuze muri icyo gisigo yayavuze nyuma y'uko yari amaze gukora amahano menshi, ariko yose ku ndunduro agaherukwa no kwica umuhungu we bwite Musigwa. Icyo gihe nyine yari yasaze, ibisazi byamuteye, ya makaburo yabyutse, amurasa ku manywa y'ihangu agira ngo ni umujura wa nijoro. Urumva habayeho kwitiranya umwana n'umujura, ndetse yewe no kwitiranya ijoro n'amanywa. Urumva ko koko yari yasaze. Cyaraziraga rero ko babaho umwami nk'uko iyo undi musazi asaze bamuboha, kugira ngo atagira ibyo yangiza. Ibi byatumye yarisha abantu benshi batandukanye bazira nyine aya makaburo ye. Nko mu bandi bantu yishe harimo nk'abagore be babiri yiciye icyarimwe, Kiranga na Cyihunde, banavaga inda imwe. Abo bagore yategetse ko babashiriririza ku rutare bapfa nka kamegeri,
wa wundi witiriwe urutare nyine yashiririjweho kandi yararusabiraga abandi nk'igihano, rwa rutare bavuga ngo urwa Kamegeri, hakavaho n'imvugo ngo urutare rwa Kamegeri ruruta urwa Ndaba. Murabona ko rero n'amateka yacu aba agiye yegeranye, aba agiye afitanye isano, afite amapfundo ahuriraho. Nibyo koko amateka ni maremare. Aba bagore rero bavukanaga b'umwami Yuhi Mazimpaka yarabishe kubera ibisazi, bapfa urupfu rubi, ndetse yanishe abakomokaga kuri mwene se Nyagasheja, bari bararwaniye ingoma, ariko Mazimpaka akaza kumutsinda, akaba ari we wima ingoma y'u Rwanda. Maze uyu nguyu ahungiye mu Gisaka, abana be Mazimpaka bamarira ku icumu, abamukomokaho bose arabatsemba. Abantu rero bashize kuri Mazimpaka bahunga batinya kwicwa, kubera ko igihe yasaraga yashoboraga kugutanga bakakwica amaherere, cyangwa se nawe ubwe akakwirasira, kuko batamubohaga kuko yari umwami. Barahunze rero cyane cyane abakomeye b'ibwami, kugeza ubwo n'umuhungu we Cyilima Rujugira, ariko yari ataritwa Cyilima kuko n'izina ry'ubwami icyo gihe yari Rujugira, yari umuragwa w'ingoma, ari igikomangoma cyarazwe ingoma, wari gusimbura Mazimpaka. Ariko nawe abonye ko ibintu bikomeye arahunga nyuma yo kwica imfizi ya se. Iyi mfizi ni yandi twavuze mu kiganiro mushobora kubona cyitwa ngo igishongore cy'umugore ni nacyo cy'imbwa, kiri kuri uyu muyoboro. Yari yarasizwe ku rugo rw'umwami Mazimpaka, yamumenyeshaga niba hari umugabo uhirahiriye agana iruhande rw'abagore be, maze imfizi ikivuga cyane paka igihe Mazimpaka aziye, akareba urimo kuyitera kwivuga, maze nawe akamwivugana. Nguko rero uko Rujugira waje kwitwa Cyilima Rujugira yahunze u Rwanda, atinya ko se ari bumwivugane nyuma yo kumwicira imfizi yakundaga cyane. Yaratekereje ati ubwo yishe murumuna wanjye, amujijije uyu nyine Musigwa, amujijije ubusa yasaze, njyewe aramutse amenye ko namwiciye imfizi nta gushidikanya yanyirenza. Nuko arahunga, ahungana n'umugore we. Abantu rero bamaze kumushiraho, ndetse n'umwana we yaramwishe uyu Musigwa twabonye, nibwo umwami yakirutse ibisazi, maze aterwa n'agahinda gakabije, ahimba igisigo giteye agahinda kirimo n'amaganya, maze imwe mu mikarago yo muri icyo gisigo yandikamo ati gukunda ikitagukunda koko ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Akavuga ati ibyo nkunda ntibinyegera ahubwo binjya kure, bikajya kure iyo bigwa, n'andi magambo menshi yari ari muri icyo gisigo. Ushobora rero kwibaza uti ubundi ibyo bisobanura iki, bihuriye hehe n'imvura? Ibyo rero bisobanura ko gukunda utagukunda ari ukuvunikira ubusa, ari uguta umwanya, ari ukugokera ubusa, nk'uko imvura iguye mu ishyamba nayo ipfa ubusa. Ubundi imvura yagenewe kugwa ahantu runaka mu butaka, ikahabobeza, maze bakahahinga, cyangwa se umucucu waruhirunze ugacururuka hagahehera, cyangwa se wenda akaba hanahinduka icyondo, nka bimwe abana bajya bakinisha bo mu byaro, wenda bakuriye mu cyaro babisobanukirwa. Imvura rero iguye mu ishyamba yo ntabwo iheheza ubutaka, cyangwa se wenda ngo ibe yanoroshya amasinde, cyangwa iheheze intabire maze abahinzi batera imyaka, ahubwo ipfa ubusa, kubera ko n'ubundi mu ishyamba haba atari ubutaka bwo kubobeza. Amazi yayo agashirira mu bibabi by'ibiti, cyangwa se no mu byari by'inyoni, amashami y'ibiti n'ibibabi byapfuye byahanutse bikagwa hasi, bigakora nk'ikintu kimeze nk'ifumbire, n'ubundi amazi akaba ari hashirira ntagere ku butaka. Akaba rero apfuye ubusa muri ubwo buryo, nk'icyo twagereranya n'imihati n'imbaraga umuntu ashyiraho ngo uwo akunda mukunda, ariko atamukunda bikarangira atamukunze. Nuko umwami Yuhi Mazimpaka aba abigereranyije atyo. Ukunda utamukunda rero nawe ni nk'uko nyine avunikira ubusa, akiyo mvura igwa mu ishyamba. Ngibyo rero ibisobanuro by'iyo mvugo n'amateka yayo mu buryo buhinnye. Mwakoze cyane kudukurikira mu kiganiro cy'uyu munsi. Ibiganiro byacu nakagaruka, naho ubutaha.